kwandagara muri kuba muri toilette Didi akira uri umuntu w'intwari nkuko witwa intwari TV uri umuntu w'intwari cyane izina ni ryo muntu nukuri uyu muntu babantu mujya mukanda akanyenyeri oya rwose mu nyake nimero za Didiye mu mukandira akanyenyeri mu mugure fanta niwe muntu warokoye kuko nubwo abantu bari kuzame umva nta n'umuntu Didi akira yibabwiye Didi nayifugiye pe njewe reka mbanze suhuze wenda reka mbanze suhuze abakunzi ba Samantha ntacyo mu byo nani mfite byo gutanga cyangwa ubushobozi nani mfite gutanga cyangwa imbaraga ntacyo wamwimye utarufi njewe narazitanze ako ndababazwa cyane n'ukuntu nagiye ku musozi nkasanga uwo musozi ndikunda wivuganaho yego urumva nkasanga abo ningo ndatabariza nkasanga ntibahari nje muri commentaire baranyereka ngo uwo muntu ngo bimeze gucya bimeze gute turamukunda inshuti yanjye mu bantu bose nzi ni umupapa umwe wenyine yego wo muri Amerika reka ngushimire umupapa wo muri Amerika niwe yambwiye ngo ubufasha ndabuguhaye ako ntabwo yamunyujije kuri njewe yamunyujije ku yundi muntu umukobwa ntashatse kuvuga izina naye mukotete kuriyeta uwo mukobwa aragenda Samantha aragira iki aroroherwa ako mu bantu narebwa n'abantu batuye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika batuye mu Bubiligi batuye muri Australia batuye muri Oman wenda muri Oman reka kuko muri Oman bijya bahangayishijwe n'ubuzima nabonyene Oman ari nk'ubuzima bukomeye kuko benshi bavuye bifuza no gusubira mu gihugu cyabo cyagikapu cyari kigize hino gutya igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye nuko rwose kubera ko icyo giti kitari imbuto nawe wagitera amabuye cyangwa nagwa gitera umujugu kandi burana oya nagaro kuvuga ngo nduwajyari ndi mukuru ariko ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kwicara kandi burana ntago bazi yuko zira commentaire zose dukomeza ubaho uvuga ngo nta mwanzo gira Saju agakanya tumaje sibyo nuko cyangwa nurabaho kandi tumaje kurgira yindi sibyo turacyana ariko kambabwira ibi bihe byari byiza pe uretse gatoya babonye uburyo tumaje kurya timo turitereka akanya nimo nanywa urumva fanta y'ibihumbi 3 ni 3 se hano menye bayigurisha bine aho ngaho akanya ariteretse umuvaniwe na Samantha ariteretse ariko Samantha munsi y'ameza harimo inzoga uziba mu bivuze se burasa gatoya basaze nkundira nkuvuge turashaka commentaire akamama ibyo mvuze uburebeshemo no munsi harimo icupa ry'inzoga ariko mujye guta muvuga mutamanye no kureba hasi komeza Samantha ngo uzi ko nyarige na mwagafanta kuko nzandika Samantha mu mutabarishwe n'inzoga uzi ko ngiye bajyaga najyaga ngo nafata kubera kundwanya bakamubwira afanta ngo abasutemo ibyuma kuri kirosa ese gatoye yari abantu bagomba gushimira ukaranenga kuri kirosa urumva Didiye urumva abo bantu mwitangazamakuru abo bantu Imana ujye amano n'imigisha wagene no kuri musheki wanjye Samantha nibo bantu abandi mutiyumvisha ariko reka nsuze n'umuntu twamuhoza yego abo ni abantu bagaciro umuntu wadanje ni abantu bagaciro ubwo ntago navuze madamu wanjye we ni umuntu kubiye uriya wabarenze mama w'impangasha uriya bakaze ubwo abo bantu rero ni twebwe rumva twirinze kandi tutagize imitima mibi nta bintu by'imitima mibi narabashingiye abandi ndagira sama courage ese siya waruzi ko Kirosa ariyo muntu wanzanye muri imihanda bwa mbere nicara kuri kamera akuzana kunganje wabizi ko ariyo muntu wanzanye kuri kamera bwa mbere akuza kunganje hanyuma Sandrine wa Gasaro TV nawe reka mushimira na musuhuze ura no muntu wadanje Gasaro TV rwose much respect kubera ko uzi Sandrine Gasaro niwe muntu wanyicaje kuri kamera umunsi wa mbere nicara kuri kamera ndatitira kubera bwari ubwa mbere nkajya muha muri kamera mwajya muha muri nuza muri mikoro bagakatinga kongera gasubi niwe muntu wanyicaje kuri kamera bwa mbere niwe muntu watumye izina ryanjye rizamuka Sandrine uri umuntu wa danger rwose niwe muntu wa danger niwe muntu waje guhemba umugore wanjye naba nanjye na Sandrine Gasaro wubahwe kabisa wubahwe aho rose umubyeyi we wubahwe ndetse n'umutware we nukuri Imana iba
yego urumva uvuga ibyo byose by'umutima mubi yego niba abanyeshari baba hetazi bacu ntabwo bajya babura abana be no kubona koga mwibasi biragoye nuko none twebwe bacu gushaka ngo abonye ka pisine hara hasi arakabonye nashaka koga araza kwibereka mukanya murayibona umwana ku ndaje mujyana hagarara yirebera hari uwandika commentaire umwana we yabuze nuko rwose ariko uzi ko ari byo ni ryashari kuko asomugana Didi n'abantu barabonye Samantha yararwaye bakabona ibintu byose yaciyemo bakabona abana bari kurara muri wesi none kano kanya kano kubona umwana ameze neza kuri kamera ari kwisabira za pisine ubundi ni gute batakandika izo commentaire reka mbasubize mbere nuko yaratubwira nuko bari kubwira nyina nuko bahindura amazina yabo Didi yakoze ikiganiro akajya amaza ati wari ukumbuye mama nicakira mama wanje imana ubona nyine biteye agahinda nyine tu ariko imana yarahabaye nuko bahindura amazina yabo wasanga aba YouTube bagenzi banjye n'abandi twaga ibiganiro babandi mwiyizi sha aribo barika izo commentaire none se waruzi ko aribo bagiyote babandi nyine nibo bazane basundi waruzi abantu bakuri nibo bagaruka muri commentaire bakandika ububi bwacu bakandika ibibi byacu nibo bagenda batugarukamo kamubwira akantu kamwe kubera kundwanya nyine bakumva ko nta kintu kiza nyine nakora ntabwo nabo twababuze nugira amahirwe muri yo gize abari kuravugwa natwe ahubwo nibakomeze bamvuge cyane niyamamarire reka ngugure fanta ikigano zana fanta ishyushye izana oya ari impamvu ngure Samantha fanta abaretse gatoya abadukurikiye impamvu ngure Samantha fanta nimugure bibaye ku mutima ariko Samantha niwe mukobwa twatumiraga mu biganiro tumukoresha mu biganiro urumva ajushije wigiriye icyizere cy'ubuzima murabizi bariza bari hehe babandi bafani bandi bari hehe mu bigori abitwa batiti nabandi bari hehe abitwa hehe byagiye mu nkoko ariko Samantha aracyagira gute aracyarwana urugamba impamvu nguriye fanta urumva nukata nk'inzoga mugure fanta urumva y'umudamu witeje imbere niyo kumugura inzoga y'abagabo niyo kumugura konyaga nini ariko nukureka mubwire ibaze fanta nkugure banzumve fanta nkuguriye ni inzoga y'abagabo ariko nanone urumva ko uri umukristo nanjye ahangaha nkuguriye inzoga urumva y'abagabo nta kibazo barabyumva neza mwe mubwire mwana hari igihe nyine reka mbabwire Didi mureke turi mu kiganiro pe hari igihe ugira inshuti hari igihe ugira inshuti nyine zikomeza nk'ubu nkawe Didi igihe twamenyaniye nta kintu turapfa muri ubu buzima cyatuma tudakomeza ubushuti uyu ni umukameramani urumva witeje imbere unarenze mu bandi bakameramani uretse gato oya aranga uyu nsuhuza nyuramo gato mugwira agashipa inyuma ya kamera siramo yitumo ntago mvuga izina ryawe kwa kundi yego ariko bagwa agacupa nakishura uyu mukameramani watumye jihad aba jihad mora mvuga yego no uretse yego ndabizi nabandi benshi barabizi ubona n'abamuvunyi n'abandi abahera inkuru igihe oya ara update urazi bahera igihe kabisa ariko mureke mbabwire Didi courage ratu tugaruke mu kiganiro mbabwire Samantha rero nukuvuga rero wowe urumva ahubwo wowe Imana iragukunda oira nankunda kubera ko nkurikije ukuntu natangiye njya mu biganiro nitegeye ngo ndimo ndashaka hiti Didi nkabashobora kuva mu rugo nkajya gukora ikiganiro kuri channel y'abantu baparitse imodoka babakiri bagakura kamera mu modoka bakaza tugashutinga bakongera bakamereza iteye igihumbi ngatanga bwirirwa ngo mvuye gushutinga kugira ngo nawe umenye ubwenge urumva unabibona ko bishoboka Samantha yakundira ngo mu ikiganiro akamara amasaha 5 naramwita ategereje ko abanza gukoresha abandi kugira ngo azeho shariko none muri CEO Samantha TV none muri CEO nawe ujye utondeka abantu akuze twajyaga gukora ibiganiro tugasanga batonze bahageze mbere ngabatakure Patrick Rubingo Eminyawe nabane wabona ibiganiro ku macano arenze nka 20 nagiye ntanga ibiganiro ariko nagize mu bihe bikomeye by'uburwayi bose ndababura ya macano akomeye nahaye ibiganiro babantu nizeraga nyine kandi inshuti zanjye bose ndababura ariko abangaba nibo bantu twasigaranye Didi ngayo nguko Didi yakageza akavuga ati Samantha twamubuze ariko byihoreka mbere kuko abana bameze akareka abana aho baraga muri toilette no mu bicuku bya ninjoro aho bateranye ko abana babonye nicyo kurya basi mbasigenda bitanu barye byageze aho Didi yaterura abana banje abajyaniwe
ariko ko nabari abana banjye no ko harimo umukobwa niba yaravuze ati Didi yazantereta aratinya barongera baramutoroka bavaye baragenda Didi yaragaruka kubashaka ati mwajyanywe niki basi niba ninge kibazo muze mbahereza umumama w'umuturanyi nzajya muhabura kimwe mba amafaranga yo kubahahira uri kumva mbahereza umumama mu gipangu basi nyenza kubasura ariko ntago nshaka kubabona muri kwandagara muri kuba muri toilette Didi akira uri umuntu w'intwari nkuko witwa Intwari TV uri umuntu w'intwari cyane izina niryo muntu nukuri uyu muntu bantu mujya mukanda akanyenyeri oya rwose munyake nimero za Didiye mu mukandira akanyenyeri mu mugure fanta niwe muntu warokoye kuko narwo abantu bari kuzame umva nta n'umuntu Didi yakira yibabwiye Didi nayifugiye pe njyewe reka mbanze suhuze wenda reka mbanze suhuze abakunzi ba Samantha ntacyo mu byo nari mfite byo gutanga cyangwa ubushobozi nari mfite gutanga cyangwa imbaraga ntacyo wamwimye utarufi njyewe narazitanze ako ndababazwa cyane n'ukuntu nagiye ku musozi nkasanga uwo musozi ndiko ndawivuganaho yego urumva nkasanga bane ngo ndatabariza nkasanga ntibahari nje muri commentaire baranyereka ngo uwo muntu ngo bimeze gute turamukunda inshuti yanjye mu bantu bose nzi ni umupapa umwe wenyine yego wo muri Amerika reka ngushimire umupapa wo muri Amerika niwe yambwiye ngo ubufasha ndabuguhaye ako ntabwo amunyujije kuri njyewe yamunyujije ku yundi muntu umukobwa ntashatse kuvuga izina naye mukotete kuriyeta uwo mukobwa aragenda Samantha aragira iki aroroherwa ako mu bantu narebwa n'abantu batuye muri Zunze Ubumwe za Amerika batuye mu Bubiligi batuye muri Australia batuye muri Oman wenda muri Oman reka kuko muri Oman bijya bahangayishijwe n'ubuzima nabonyene Oman ari nk'ubuzima bukomeye kuko benshi bavuye bifuza no gusubira mu gihugu cyabo njyewe ntacyo ntakoze pe ibyo nari nshoboye n'ibijya nyene kandi na n'ubu ngubu buri muntu wese uzi ko atameze neza buri muntu wese atameze neza cyangwa bivanye n'aho aherereye njyewe ndahari yego njyewe ndahari kugira ngo mfashe n'uyu nguyu yarahari kuri amazi wakoze ibintu bikomeye Didier kutima umuntu asaba gusa umuntu murasaba ahubwo abantu bafite ubumuntu yukoze neza abantu bafite ubumuntu isari munakoze neza baramushimiye papa ufite ubushobozi abantu bafite ubumuntu amugurire fata ngenda yimusabiye nomero ku kiganiro nje nimero yanjye biri ku kiganiro kiganiro nta yiriho mpamvu mubwenga nimero yanjye ni 078 37 39 53 iyo ngiyo ni ukunyandikira kuri WhatsApp gusa ampamagaye ntabwo wantora reka guhereze iyo nimero impamvu oya simvuze mu Rwanda mvuze ngo umuntu ari wese nyandikiye kuri WhatsApp oya sikuyemera impamvu nimero iba kuri ntuzinya kuri channel guhamagara ni uri muri momo okay ni 0 nimero iba muri telefone iba mu rugo ayikoresha kuri WhatsApp ariko kuri WhatsApp ubutumwa atabubona bwihuse kuri WhatsApp nimero yo kumuhamagaraho ni 079 016 24 07 zisubiremo 079 16 019 016 24 07 iyanjye iri ku kiganiro niyo kuhamagara no kwarika kuri WhatsApp yerwa na 95 Sama ndagushimira cyane kandi ndishimiye kuba umeze neza kuba wicaye no munsi ku munsi w'irayidi nkabona twicaranye ngaha anye nkabona twicaranye urabasha kuvuga urabasha kugira iki hari ibi utari uri mu byo kuvuga hari igihe ntabashaga kuvuga hari mutabazi w'Rwamagana muganga wafashe Samantha kumukiza ariko musigayemo 500 wamuhaye 380 musigayemo 500 ndabivuze nishyuye namutabazi 079 ni 079 26 gatanu gatatu 99 niba wafashije nde Samantha avura indwara zose bana kwibye agerayo ubwo Samantha rero nawe hari video tutarasohora ya Samantha ati nibwo mwayifashe ndwa ni bubihe bibi muzamureza kuyisohora abatongora mure baje kubereka nyuma yaho uburyo yakize n'uburyo Samantha ngo yari tukuje ngo yize biki hari video bro ikakaye
akusubiza sama waze tukasura abantu bavuze ngo Imana yakugire neza kuba waragwaye ngo wakize ngo nakize meze neza sha bari bazwa n'abanyabana bavuga ngo ubwo burwayi ngo bwagufashe ngo niba hari unarwaye ngo sha uburwayi bwakugira mbese muri make banyifurizaga ko ngo nakomeza kurwara ngo nibwo nsa neza sha akuzi ko abantu bahindutse bazatwara abisiwe babara ruko wishimye abisiwe nukuvuga ngo ibaze ko umuntu yararwaye bakaba barimo baramubwira ngo uburwayi bwamugize mbese iyo nkomeza nkarwara ngo nibwo komeza kumera neza ngo mbica kintu uzi ikintu bashakaga iyo mfa bari kwa ngo ngiye reka mabwiza ukuri muri ubuzima no muri commentaire zose niteze kubona sinzagira umuntu mbona winurumbutse za kwandika muri commentaire ngo yaransengeye kuko amasengesho yawe nta kintu na kimwe yarari kumfasha sama baragusengeye inde wasengeye ndabwira impamvu inde wasengeye abagusengeye ntago mwari muri kumwe mu byumba nta na kamera zari zihari none abantu ntago bamenya ngo none se umuntu wagusengeye bose si babi ibiganiro byose umaze gushiraho ninde muntu wanditse ngo naramusengeye Imana ishimwe ko yakize hari wabonye oya ntawe urakoze cyane urakabyare rwose ako hariho n'abantu batazi kwandika batazi kwandika areba gusa areba gusa ushobora kuba baragusengeye agakora subscribe akajyana ari umutuku akari kagakanda urumva gatanze si ngombwa utange akandi k'ubusa yego uzi impamvu kugusengera si bivuze ko ngomba kuza kubyamamaza nanone ninza kubyamamaza nzaba nshaka hari izindi ndonge nshaka cyangwa se ndi kwamamaza ubwiza bwawe kandi ubwiza bw'umuntu cyangwa umutima mwiza w'umuntu ubwawo urivugira ubwawo urivugira rero abantu bagusengeye urumva nagari ngombwa baze kubyamamaza n'abantu bagiye batanga support wibitabeshe n'ubumwe wibitabeshe ntabahari urumva wagize icyo akora yandike muri commentaire na dade sibyo nyine ndi kubwa na dade ntabwo ajya muri commentaire ngo yandike ngo Samantha ngo namuhaye ntiyabyandika kandi nanjye niba nashaka kumuvuga mu izina nawe niba cyangwa ngo mvuga ahantu aherereye ni dadi byonyine babibaye wa mudada gufasha abandi nkuko urimo gushimira Didier nanjye ukanshimira na buri wese urumva abantu bose ntabwo ari babi ariko hari n'ababi none se sibyo ntabwo bose ari babi ariko harimo urasa umuntu wandika ngo uburwayi ngiyo nkomeza nkarwara ngo nibwo meze neza ubwo nkubona mushimire tumushimire reka nshimire umuntu yavuze ngo kuba Samantha ari gusa n'inzo cyane kuba yaritukuje ngo nikwera ubushobozi Imana yamuhaye amen uwo muntu mwiza aho turagendana hariho ababubuze hariho ababuze ubwo bushobozi yego ntabwo ugenda muri cosmetic dore umwana wanjye ngashaka kujya ku mazi yanikuye dubarahazi niko tugende ku mazi twigire ku mazi turaje tugende hano ku mazi tugende tubone reka n'amazi mukazi kawe tugende ku mazi ariko mukaye murabibona ndaje mujyane ku mazi sanga ndaje mujyane ku mazi ngo ku mazi umubwire ngo ushaka kujya he ku mazi kumwana no munyamugi urashaka kujya nakuyemo n'ishati ngaje kujya ku mazi gende sange se ndaje uwo muntu bivuga kamera bakaza bakashutinga ubwo uguriye abana ibirayi ubaguriye igikoma cy'uwo munsi bikaba ari ibyo erega ari ntantu hatazi ibaza Didier ko yavaga ahantu atuye kugera hamba ategesha moto y'icyatanu batari bibiri akaza ziko nta muntu bimwishyura ayo mafaranga ariko akaza turi kumva urabona Didier gufata amafaranga agategera mu cameraman nawe akitegera azi neza yuko nta nota y'igihumbi y'inyungu ari bukuremo ariko akaza gukora ubuvugizi nizo mva mutima aka kanya rero mpamvu navuze ngo tugomba kwicara tugasangira shaka kukubaza ngo ubuvugizi nakoze hacyo bwakumariye bwarakimaze urugero se ntago yansuye ntago mwansuye nimwabonye aho ndi wabonye ari ikibazo mfite amafaranga wivuje niwe watumye amafaranga nivuje iyo udakora ubuvugizi ngo babone ko ndwaye iyo udakora ubuvugizi ngo babone ko ndwaye ari amafaranga wagize ngo yo kwivuza aba yarabonetse ese ubu ngubu wagize ngo simba narandaga ndi mu muhanda nk'abandi bose nyuma yo gukira ibyo byose byavuye mu buvugizi cyakora uri intwari pe intwari TV subscribe muyishyireho pe ni intwari rwose abadukurikiye reka mushimire nawe baguye copa bamicu ko acha mwana wa mama ngiriye mwana w'umuntu yinzaniye bamukobwa arihe bahu ako njewe oya nushaka oya agiye kuryizanira akunda kunywa mana yanjye yigiriye nubwo Didier yigira umutima mwiza urumva ariko umva mbwira Didier n'umuvandimwe n'abandi bagenda oya ariko ni inshuti nziza pe n'abamurundi
ni ukuvuga ngo Didiye n'abamurundi muri umuntu witwa Kiroso mushuti wanyu ndamwubaha n'umuntu umuntu witwa Murundi uretse gatoya n'umuntu witwa Murundi reka nkubwire Murundi wo muri Nyabisindu nawe ndamwubaha baretse sanabifuriza radio nziza nubwo arabakirisi naho ubundi muri ubu buzima abo bantu bose uvuze nanjye mbisanze ni ba bantu tutagiranye ibibazo ni ba bantu twakomezanyije ubushuti nta muntu ugeze uzamuka mu ntera ku wundi ngo yigire umuntu wa danje nyine bakomeje kumva ko abantu twasangiye twabanye twanyuranye mu buzima bumwe twinjira mu bundi Sandrine nawe uri hose Sandrine namushimira Samata nituvuge byinshi Shadu kuko hari igihe tuzakora ikiganiro guhera ku munota wa mbere cyo gushimira mpaka abo niwe nashimiye b'intwari kuri njyewe mvanye mu muryango wanjye bobo n'abandi banakomeye ariko reka nkubwire mwabaye tubazwe dusoza mwebwe bamwe muri mufite ducano mwaratugurishije abandi twarazimye abandi barazimye muri twe turi hiti papa abandi bameze gutya abandi mwe ngo isaka yarazimye ariko bazima gute ubundi bazima gute yewe Allah subhanahu wa ta'ala ngo abantu barazimye bazima gute abantu bazima gute tuzabavuga baravuga isiyaka ngo nanjye ngo twarazimye ngo barazimye ngo waragiye yewe akose Didi bakwemera inzoga ugahita uhaguruka mu kiganiro bakwemera inzoga ugahita uhaguruka kereka nazabyuka yabaye ikirayi ngaye nguko ariko ubundi tuzima gute yase nazima mfite ingunguru 880 z'amagambo Didi bamwemera inzoga ahita ahaguruka dodo ni isaka manager arambwiye ngo iyo ngiyo uri kunwa yashaje kwera ubutabazi bakoreye Samata pe umuntu w'umugabo sha uri intwari pe sha nukuri kw'Imana ko bitagombera amashuri nagomba amafaranga ntibinasuzuguza bibarize bibananize ishaje kumusoma ikiganiro reka nkubwize ukuri mureke mbabwire Didiye bamwemeye inzoga none yayagaya isafa mu bye aba bagabo batatu twicaranye mu bakunde kandi mwumve ko nyine ari ba bantu bagize uruhare mu buzima bwanjye mu by'ukuri kankubwire isi yakagiye yambwiye ibibazo yari afite nanjye hajya numva byari bikubye kagatanu ibyo nari mfite ariko Fatuma madamu we umwiza Fatuma yaravuga ati abana ntibakajye babura icyo kurya none bakajya bahamagara Didiye bakamubwira ati nicyo shaka kiro cy'umuceri bagereza umumotari kimugereho niwe nabonye uzaho batuye niwe bakoreye ubuvugizi ubashyira ibyo kurya abantu mu by'ukuri nubwo atagaragaye kuri kamera ariko we na madamu bakoze ibintu bihambaye ni ukuri muri abantu b'agaciro ndi imbere ya kamera ndi imbere y'isi yose ndabashimiye ni ukuri Imana ibaha umugisha mwarakoze kandi ubu butabazi mwankoreye namwe nukuri kambabwire Imana izabakubira imigisha inshuro 909 ijya yivanga mu miryango yanyu izabakorera ibyo abandi bantu bose bananiwe mu miryango yanyu Imana izabakorera munyemerere dusoze ikiganiro iradi nziza ride kuba munsi w'igitambo kandi ku munsi w'ejo wa kane ni konje mu gihugu dushimire abatuye neza dushimire mwese mukomeze gukora subscribe ku Ntwari TV kuri Samata TV show Kigali News 500 ikindi abashuti bacu abanzi bacu nyamuna ishyari n'ishyano ngo ryatumye Gahini yica Beri aho bangusakara kakigaragara mba ni mu bindi bikorwa papa bamwe bagura amamodoka nibubaka bamwe bagura amamodoka nibubaka ariko ngiye nta modoka mfite ako warubatse urakoze cyane Imana bagire neza cameraman utarangara dusoreza ikiganiro aho ngaho dusoreza Samata bakoze cyane mwakoze namwe bakoze cyane mwakoze cyane Sajo wakoze cyane mwakoze cyane namwe mwakoze mwese Imana bagire neza